microphone endala. Yesu nashimwe kandi. Yesu yebazibwe nate. Hallelujah. Hallelujah. Numwanya w'ubuhamya. Kasera ka bujurizi. No kuvuga imibereho nyakwigendera. No kwogera obulamu obwa bulijjo obwe yatuvuddeko. No gushimira abantu. No kwebaza abantu. Teo obuhamya bwe bwaravuzwe. Nti obujurizi bwa Teo bwayogerebwa kandi kuba muturaniye nabwo burivugira. Era nabalirwa nabe byeyogerera. Munzamure gato nimba bikunda. Mwambusemo ko katono microphone okiba kisoboka. Teo uyu mwana yavutse nkuko abandi bavuka. Teo yazalibwa ng'abaana abalala. Arakura nkuko abandi bazabakura. Nakula ng'abalala we bakula. Urukundo rw'umubyeyi ni usange ku babyeyi bose. Omukwano gw'abazadde gwa wonna ku bazadde bonna. Twaramukunze. Twamwagala. Yagiraga ibintu byamuranza akiri umwana yavukanye. Ayine ebyali bimulaga nga byazalibwa nabyo. Yavukanye isuku. Yazalibwa nga ayina obuyonjo. Mbere yo kugira ngo umuramutse yazaga abanza akakubwira ngo reka ndebe mu ntoki zawe. Nga tonamubuuza ko yasokanga kugamba nti kansoke ndabe mu ngalo zo. Hari umunsi namuramukije nakoraga umurimo w'ubukanishi. Nti warore namubuuza ko nari nkora omulimo gw'obwamakanika. Nari mvuye mu kazi n'amavuta menshi ku ntoki. Nari mvudde ku mulimo nga nzijudde oil. Ntiyabimenya. N'atamanya. Ndamuramutsa arangije abona hari ahantu yanduye. Nemubuuza ko agendera ayina wa kyafuwadde. Arambwira ngo dore ngo cya papa kiranyandushe. Nagamba yiraba kitata kinzirugaza. Yarabyangaga. Yali tabyagala. Yavukanye ubwenge. Yazalibwa n'amagezi mangi. Imana yari yaramuhaye ubwenge. Katonda yali yamuha amagezi. Si ubwenge gusa ubwo gutsinda mu ishuri. Si magezi goka go kuwangula mu kirasi. N'ubwenge karemano bw'ibitekerezo. Ge magezi amazaale. Amen. 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 Ngiri hariya hakurya aho nakoraga icyo gihe. We nari ncyariye we nari nkola. Yararaga hasi nari mfite igitanda kimwe akarara hasi. Nari n'ekitanda kimunga ngasula wansi ku mufaliso. Ngo buca umunsi umwe aragenda atora ibiti mbona ari gutora ibiti mu yarakiri na muto cyane. Yari acyari muto nagendo rabagenza afunye emiti. Ndamubaza ndetse ibiti uri gutora n'ibyiki. Nemubuze emiti gyo kunganya gyaki. Ngo arambwira ngo yabonye ngo byarananiye kumubakira igitanda. Nangamba nti yarabanga nemedo muzimbire ekitanda. Ariko mbabwiye imyaka yari afite icyo gihe yari muto ntiwabyemera. Newe mbabulire imyaka gye yali muto ddala toyinza nabikkiriza. Donc nibaza ukuntu atekereje ko ari ngombwa ko abona igitanda kandi yamenye ko nabuze ubushobozi agiye kwishakira ibiti wenyine ngo acyubake. Namanye ngeri kije nabulwa engeri yo obe yo obusobozi okumunonyeza ekitanda nagenda yenonyeza emiti akizimbe. Ntibyashoboka ko acyubaka muri iyo nzu twari turimo ntibyakundaga. Ndamuhumuriza ndamubwira mutera igipindi mbona aremeye. Tekyali tekisoboka olwa nyumba gye twalimu nene mu buddabuda ne mulimbalimba nakkiriza. Teo yari umwana uzi kubana. Teo abadde amanyi okukola emikwano. Ahantu hose yabaye akora akazi cyangwa mu gihe yari arwaye no mu gihe yasuye abavandimwe. Wabadde akorawo nawe yabeera oba wabadde akyalira ab'eŋŋanda. Abantu bose babanye na Teo bamwiyumvagamo. Bonna be yabeera ne Teo babadde bamwewuliramu. Amen. 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 Umunsi umwe bari kwa muramu wanje muri Kenya. Olumu bali yeyo Kenya wa muramu wange. Ndamubaza ni kwe urabona aho baryamisha uri mukono kukwirwa na abana b'abasore akazu yari afite ni gato. Nemubuza kati onofuna wobe basalwa akayumba ke yayina. Arambwira ngo keretse ngo byagora ni sage ngo nawo Teo we ngo Teo ngo burya ngo Teo ntahataba. Nti nangama ati kinzo ziwolira sage naye ate Teo tayina watayinza kubeera. Ha umuntu wese Teo yasuye. Omuntu ye na Teo gwe yakyalirako. Yamuvuze neza ku rwego namubaza zisha ibi bintu abantu baje bakuvuga ko birenze cyane uko nkubona hano. Nti natuka nemubuza naye abantu bye bakogerako nga bisukurumye ku byenkulabako wane waka. Yarazi kubana neza n'ahantu acumbitse arwariye cyangwa yagiye gusurana cyangwa akora ataha. Yali amanyi okweyisa obulungi ewantu waali wakora oba walwalidde. Yarize yasoma
arangije umwaka wa kane sinagira ubushobozi bwo kumwinjiza umwaka wa gatanu. Buyamaliriza senior 4 safuna busobozi bumwongere mu senior 5 aricara aja mu kazi. natura nagenda ku murimo. Mu minsi mikeya nza kubona opportunity yo kugira ngo yongere yige. we waita we nakunefuna opportunity eyo kumuza yo kusomera asome. Dusanga programu ya leta higeze ntashobora kwemererwa gusubira mu wa gatanu. Ne tusanga nga programu ze somero wezituse nga tekikirizika kudde mu cyokutano. Arambwira ngo aziga imyaka 2 cyarimo kandi azayitsinda. Nagamba nti agenda some emyaka 2 omurundi gumwe agenda giwangura. Iki kintu kirakomeye. Kine kintu kizibu mu icyambere ndi yaraherutse kwiga. Yari arudo kusoma cye kisoka atangira kwiyadaputa. Natandika okwewuliramu. Byabaye ibintu byatunguye ku ishuri kubona amanota meza yatsindanye n'ukuntu bari bazi ko bizamunanira. Abantu bose nababo biganye bari bazi ati wewe nitwe tuzatsinda ku bandi bose. Cyaye unyisanya abasomezo kuraba points nungize yafuna nebe yali asoma nabo bari bagamba ati gwe tosobola tuwangura. Afite se wabo nawe wigeze gukora bene ibyo bitwa muzeba. Waliwo tata wo muteye yakora ko we bityo mukuru ni tata we mukuru. Ye tata wo mukuru. Nabonye okay sava. Nabonye ari ikintu gikomeye icyo gihe twarabitangariye ndamushimira ndavuga nsha utsindanya amanota meza. Abana bose biganye bajaga baza kumureba ati weweho aho twaboneye yangaye wewe uririya hirya bagasanga yabatsinze. Nti nze namwe bazanye kuke yakora era abana bajyango mucyarira nga bamugamba ati fewe twafunide zino points go cyari mabega. Hallelujah. Hallelujah. Teo yari umwana wari warahawe ubwenge. Teo abadde mwana yawebwa amagezi. Yararwaye mu gihe gishize. Yarwara ko mu bisere byayita. Agira estoma iraruha yandura microbe yitwa H pylori. Yarwara ko H pylori. Pylori iramubabaza cyane. Ne murumanyo. Nabonaga ko ari hafi kuzapfa. Ngandabira dala atuso okufa. Azize ubwo burwayi. Ngabo burade bwe bumuse. Ndashimira umuryango wanje wamubaye hafi turamuvuza. Nebaza family yange ya mbere okumpi ne tumujjanjaba. Ndashimira mubyara wanje witwa Jedeo. Nebaza kazini wange go bayita Jedeo yakoresheje imbaraga ngo uyu mwana avurwe. Yakoze samanyi gonna ono mwana ajanjabibwe. N'uyu munsi iri duka yari yatangiye hariya. N'olwalere duka lyabade yatandiseho wali. Byavuye mu maboko ya Jedeo. Byava mu mikono gya Jedeo. Jedeo ndamushimiye. Jedeo mwebaziza nnyo. Yari yambwiye ngo nkora undi mushinga undi akandi kazi. Yari yangambye nkoro ye omulimo omulala. Ngo ntekereza abana Teo aduha projet iyi ngiyi aguyemo ngo mbibwire Jedeo aravuga ati nta mahoro. Teo ndamuzi ibyo yaba yatekereje bizagenda neza. Nti nengamba ko kutiwo nakora project ya kino cye yafuiride. We na kigamba Jedeo nakiriza nagamba Teo cyabasazo cye twese mu rugo aratwumvisha aratwemeza turemera. Jedeo atanga amafaranga atangira gukora hari yari yatanga. Fene wakana tukakasane tukiriza Jedeo nawayo sente natandiko kola gusemba. Ndakomeza kubihanganisha. Ngenze maso no kubagumya. Ngo mukomere cyane. Mugume. Ibi ni ibihe twese tugomba gucamo. Biye bine bisera bena fena tubiye tuyino yitamu. Bon nk'ishuti nyine twatekereje ko hari cyo dushobora kuvuga. Nge mikwano je tuyina cye twaroza anti cye tusobora okogera. Ko gusezera nyine uyu muvandimwe wacu. Ngo kusibula owo Ruganda. Ya nubwo bigoye cyane muri ihangana. No kubadde bizibu ne tuyina okuguma. Ya igice muri twe cyabuze. Yego yagiye ntakiri mu maso yacu. Yagiye ntituzongera kumubona muri ubu buzima. Yagiye aho tutamugeraho. Yagiye hakiri kare cyane aduteye agahinda aragiye. Yagiye kandi ntazongera kugaruka. Ntituzi neza ibiba nyuma iyo umuntu apfuye. Uretse kwizera konyine dusigarana kumuzuko wabera. Urupfu n'impamo ni ukuri kudasubirwaho kandi buri wese agomba kurugeraho. Duhora dutinya urupfu kuko ruza rutunguranye kandi rukaza mu buryo rushatse bihabanye n'ubushake bwacu. Twibasirwa cyane n'abacu urupfu rutwara tukabura uko twifata. Urupfu ntirugira inzogera yo kuburira umuntu ko rugiye kuza. Rurihishe ntirugaragara kandi ruza mu buryo tutamenya kare. Wenda tugerageze kuruhunga. Ariko ukuri
kubabaje ni uko bidashoboka kuruhunga cyangwa kwanga ubutumire bwago. Iyo ruje rufite imbaraga zago turagwakira nubwo bibabaza, nubwo ari inzira buri muntu agomba kunyuramo, kandi twese tubizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urupfu rusiga ibikomere bidashira ku mitima yacu, bikaba byakizwa gusa n'umuremyi wa byose, Imana ishoboye byose. Tubaho dutwaye ibyo bikomere byo kubura abo twakundaga, tubana n'amarangamutima yacu yakomeretse. Biragoye cyane kwemera kuri kwangije imitima yacu. Imitima yacu yuzuye agahinda kenshi. Iki gikombe kiraremereye cyane kuri twe. Turumva dushenguwe, tunaniwe, nta mbaraga dufite. Biragoye kwemera ko inshuti yacu yagiye. Inshuti yacu itandukanye natwe hakiri kare cyane. Theophile yari afite icyerekezo cy'ubuzima, intego, inzozi n'ibyifuzo bye. Yari umuntu wihariye, inshuti nyakuri, ufite umutima mwiza kandi ahora afite inseko yagaragazaga icyizere n'ubuzima bwiza. Ubu ndasubiza amaso inyuma nkibuka ibyo twanyuzemo, ibyo twabanyemo hamwe. Twari abavandimwe bahujwe n'amaraso ndetse n'ubushuti. Kuva tukiri abana twari kumwe duseka, dusangira ubuzima bwacu n'inzozi zacu, tugendana mu rugendo rw'ubuzima. Byari icyubahiro gikomeye kubana nawe. Twanyuze mu byishimo no mu bibazo no mu bihe byiza n'ibibi. Dufite byinshi cyane twavuga kuri Mahirwe Theophile, umuvandimwe wacu, kuko yari umuntu mugari ufite byinshi kandi utavugwa mu minota, amasaha, iminsi cyangwa amezi gusa. Ashobora kuvugwa mu myaka ndetse no mu buzima bwose. Ubuzima koko ni bugufi nk'umwuka ucagase, kandi mu kanya gato cyane dushobora guhura n'aka kaga. Theo wacu, uruhuke neza, amahoro abe kuri wowe kugeza igihe tuzongera guhura mu buzima bwo hirya bwo mu ijuru. Murakoze cyane. Mwebale nnyo.